dukomeje rero kureba ibizaba muri iyi minsi ya nyuma. uziko nakubwiye ko hazaba abamarayika 4 bazavanwa mu ruzi Efurate, hakazaba za ngabo miliyoni 200, hakazaba abatangabuhamya 2, hakazaba za antikristo, hakazaba kuzuka kw'abatangabuhamya, hakazaba kuza kwa Kristo. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba za ngabo miliyoni 200 bizagenda gute. Tubisanga mu Byahishuwe 9:16. uwo mubare w'izo ngabo wari miliyoni 200, kandi umubare narawiyumviye umubare wabo. Uni Yohana rero akaba bitubwira mu Byahishuwe 9:16, tukibaza tuti kuki uyu mubare miliyoni 200 ari ingenzi ni kubera iki? Yohani ntago avuga ko uwo mubare awucishiriza cyangwa akavuga ngo ni bangahe, ahubwo avuga ko yawiyumviye ubwe kuva mu ijuru. Ibi rero bitubwira ko ari ijuru Imana yabikoreye ubushake kugira ngo Yohana byumve, noneho bigaragare. Izi ngabo rero miliyoni 200 zerekana ingabo nyinshi cyane zizakoranyizwa muri cya kibaya mu mateka y'ikiremwa muntu bitigeze bibaho na gato. Imana rero ikaba ishaka ko abantu bumva ubukomere gukomera ku rubanza rutegereje umuntu. Abantu tugomba kumenya neza kumva ko urubanza rutegereje rukomeye. Izo ngabo miliyoni 200 reka twumve. Izi ngabo miliyoni 200 ni ukuvuga ngo byanze bikunze intambara bazarwana. Ni ukuvuga ngo isi zabona intambara itarigeze ibaho cyangwa itekerezwa na rimwe bibaho. Ibi rero bitwereka ko ari ibimenyetso by'iminsi ya nyuma y'urubanza abantu tuzaba twinjiyemo. Kuko na nyuma y'izo ngabo nizimara kuza zikirara mu bantu n'abamarayika 4 bakirira mu bantu bakica 1/3 cy'isi, abantu ntibazumva. Ni ukuvuga ngo rero nibyo natekereje kare, niba 1/3 cy'abantu bazapfa ku isi, izo ngabo miliyoni 200 zikarwana, noneho 2/3 birokotse bigakomeza kunangira imitima yabo ntibumvire Uwiteka, ni ukuvuga ko uyu munsi ahubwo muri ibi bihe turimo noneho abantu barashize bararangiye. Izi ngabo rero zizaza gute? Zizaseruka zitereka turebe. Izi ngabo zizaza hamaze gufungurwa bamarayika 4 bavuye mu ruzi rwa Efurate nk'uko nabikubwiye, kandi abamarayika bateguriwe isaha, umunsi, ukwezi n'umwaka bigendeye ku ngengabihe y'ijuru, ingengabihe y'Imana atari muntu. Niyo mpamvu rero niyo bamara kuvanwa muri iyo minyururu ibafashe, hazaba ibitangazo bikomeye cyane, abantu batangare. Kandi noneho wibuke ko nta kintu na kimwe gitungura Imana. Ibintu byose bizira ku gihe Imana yagennye. Abasirikare ntabwo baza gutya gusa ngo baraje, ahubwo ni urubanza Imana iri kuzana ku kwigomeka kwa muntu muri iyi si. Ni ukuvuga ngo iyi si turimo, bya bintu nakubwiye, imyaka irahita, abantu bakavuga ati no bizaba ryari. No, bizaba ari urubanza rw'isi rero rugiye kwigwira. Hano rero umugezi wa Efurate, umugezi wa Efurate ni ikimenyetso gikomeye cyane mu buhanuzi. Iby'Imana ivuga ibinyejana. Abantu rero ngira ngo mutangiye kubona uyu munsi ko biri kuza imbere y'amaso yacu. Aba basirikare miliyoni 200 bazaba bameze gute? Yohana avuga ko bazaba ari ku mafarashi, ariko urumva ku mafarashi bafite n'imiriro, bambaye amabuye abengerana. Ibyo byose wenda ni ibishushanyo uko bazaba bameze, ariko ari abantu nyabana. Urabona ko iyo abantu berekwa nyine ushobora kwerekwa ko ibintu bimeze, ariko wenda bisiguye ukundi. Uko babigeranya rero, abo bari ku mafarashi bazaba bafite imitwe imeze nk'intare, kandi noneho imbaraga zikomeye cyane ziva mu kanwa kabo. Urumva rero hano ni nko kuzimiza, kuko imbaraga ziva mu kanwa kabo. Ni ukuvuga ngo imbaraga bazaba bafite zizaba zirimo uwo muriro, kandi noneho uwo muriro, umwotsi, byose bizaba bibavamo, ari byo bizazana noneho kurimbuka kw'ahantu hose banyuze. Kugaragara kwabo ko bazaba bameze
ni ibintu bitigeze bibaho, mbese bizaba bitangaje nk'uko tubisoma mu byanditswe ko uko bazaba basa bizaba bitangaje. Ariko uko ijambo ritubwira ni nk'uko bishushanya, kuko bizaba ari intambara karundura, intambara mbese yaguye kandi noneho ijimije, ku buryo ibyo abantu bazabona bizatera ubwoba, nibambe abantu nyine bakavuga bati noneho dore ko twigenje. Ariko nyuma nibi birangira, abantu bazongera none batera hagati mu ryinyo, batera umugongo Imana Uwiteka. Yohana rero aravuga ati kugira ngo ibintu bisobanure mu byumve mu rurimi rwa muntu ni ibintu bitoroshye, ariko ubutumwa burimo burasobanutse. Izi ngabo ni nk'ikimenyetso kibanziriza urubanza rwa nyuma. Urumva, niba abamarayika bane bazaza bakica 1/3 cy'abantu, ingabo 200,000 zikaza, ibi byose ni ibitwereka noneho ko finali y'Imana, uko Imana yaturetse tukayitera umugongo, tukaba tutayishaka n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu nibiza bizabiteguza ati noneho muhame hamwe murebe noneho ibyaha mwamyemo. Bimwe muvuga ngo abantu bose ngo barakiranze, abantu bose ngo bazajya mu ijuru badapfuye. Urumva, bazaba baguteje abamarayika bane bazarimbura 1/3, haza izo ngabo 200,000 nazo zirare mu bantu. Imana irakubwira ngo icyo kizaba ari ikimenyetso cy'uko noneho bya bihe bya nyuma bije. Izi ngabo rero zigamije iki? Reka turebe, nubwo tumaze kwivugaho gatoya. Izi ngabo nizo kwerekana ko urubanza rwa muntu rwegereje, kubera ko abantu bamye banga Imana, barayanga. Ariko Imana igiye kuvuga mu minsi mike. Abantu rero mugombe mwihane, ibihugu byigize indakoreka, abasenga ibishushanyo, abasenga ibigirwamana, abantu bari mu buyobe, abantu bari mu bugome, abantu bari mu bintu by'ubusambanyi, abantu bari mu bintu byose Imana yanga urunuka. Niyo mpamvu Imana izareka ibyo bintu ngo bize mbere y'uko urubanza noneho rwa nyarwo ruje. Izo ngabo rero zikazakoreshwa nk'ikimenyetso cyo kugira ngo Imana itange ubutabera ku bantu bo mu isi bakiranuka, kandi noneho na bwa buhanuzi bw'isi yose rwa rubanza rutabera ubundi rutangire. Ibi rero bikaba byerekana ko Imana yihangana nubwo bwose ari nyebambe kandi ikomeye. Kwihangana kwayo kugeraho kukagira iherezo, noneho ikiyerekana, ikakwereka koko ko ari Imana nyamana yera, nazo tugomba kwera. Niba tubyanze rero tugomba guhura n'ibyo bibazo bikomeye. Isi rero iri kunyura mu bintu bikomeye, ariko ingaruka zo kwigomeka ku Uwiteka nizo zizaba nyirabazana w'ibintu byose. Uzi ko rero zirangabo zose zizakusanyirizwa mu kibaya cy'Yehoshafati 200,000. Ese ururiye rugamba ruzabera Yehoshafati na Armageddon n'izi ngabo 200,000 bihurira hehe? Mu kibaya cy'Yehoshafati hano ni umuhanuzi Yoweri, wumva ukuntu abisobanura. Umuhanuzi Yoweri aravuga ati nagiye kubona muri iyo minsi no muri icyo gihe ko Imana izongera guhuza bwa bwoko bwa Yuda na Isiraheli, za nkone ebyiri, bwa buhanuzi bw'inkone ebyiri mpora nkubwira iteka rimwe nkurikira. Nzabazana bavane aho batataniye mu mpande enye z'isi, none izo ngabo nazo zikoranire mu kibaya cy'Yehoshafati, noneho ubundi bacira urubanza rumwe rukomeye kubera ubw'abantu banjye ari bo Isiraheli nyayo batatanyirije hirya no hino mu mashyanga, barabakubita, barabica, barabamara, kugira noneho mbagarurire mu gihugu cyabo. Ibyo Imana izabikora kugira ngo ihorere ubwoko bwayo bwatatanyijwe mu mpande enye z'isi. Ibi rero bitwereka ko ubuhanuzi bugenewe amashyanga yose, kandi noneho azikusanya akaza muri iyo ntambara. Nk'uko nakubwiye ko azaza nyine akajya hamwe kugira ngo arwane n'Uwiteka, bose Imana
ibamanure nk'uko nakubwiye ko bavuga ngo hazaba harimo abashinwa ngo nibo bazaba benshi kubera ko miliyoni 200 z'abantu b'abasirikare ntabwo bapfa kuzibona. Bavuga rero ko Imana ari izakusanyiriza noneho ibavune ibivune kubera kugira neza ubwoko bwayo bwa Yuda na Israheli. Yuda na Benyamini n'Abalewi na bwa bwoko 10 bwaburiye hehe? Bwaburiye muri Afurika. Nibaza hamwe rero ubwoko bumaze kumenyekana bw'Uwiteka nibwo bashaka kubiraramo kugira ngo babice. Noneho Imana ibakuzanyije abo bantu bose noneho ibivune. Ibintu byo guhuza izi ngabo ntabwo ari politike cyangwa imirwano ya gisirikare nk'iyi ngiyi za Amerika zikorana za Israel ko bimeze gusa, ahubwo ni Imana izabitegetse noneho kugira ngo bibeho, kuko urumva ko bizaba ari ugesa cyane. Ibihugu rero byibwira ko birimo birashaka intsinzi, birwanira ubutaka, ingufu, ariko ntabwo bazi ko ari urubanza Imana iri kubaciraho, yabaciriyeho iteka. Niyo mpamvu muri kiriya kibaya cya Yoshafati Imana izahagirira nk'urubanza, ni nk'urubanza izaba iri guca ku bihugu byose kugira ngo noneho byibuke ubugome byakoreye ubwoko bw'Uwiteka Israel nyayo. Urumva ko Imana irabihorera, wibuke ko Imana yarabwite, njyewe abantu banjye barangomeye ndababahaye, ariko nimubakorera umurengera njye nzabakubira nka 7. Hano rero ibintu bizatangira ari nk'ingabo ziri kwikusanya, ahubwo bizaba urubanza rw'Uwiteka igiye kubakubita. Urabona ukuntu Imana kwihorera ikagutanga imbere. Izo miliyoni 2 rero z'ingabo bizaba ari ubuhanuzi bukomeye cyane kugira ngo noneho Imana yareka amahanga ko ariyo noneho isumba byose, ari igina byose. Bamwe bikoma mu gatuza ngo barakomeye, aho bose bazakusanyirizwa Yoshafati ubundi babona kabarore. Ese bizaba bimeze gute muri icyo gihe? Bizaba bimeze gute? Umuhanuzi Yoweli aratubwira ati, ibi bintu nkoreshejwe na Mwuka Wera, ubugesera buzaba muri icyo gihe, kwiheba, ibintu bibi bitigeze bibaho, ubugesera bumwe butigeze bubaho kuva isi yaremwa. Abasirikare basanzwe abo bose bazaba bayobowe n'amasatani, bibita amashitani, noneho bibwire ngo bari kubona intsinzi, ariko nibagera mu bihugu byabo bazasanga harabaye amatongo gusa, ubundi bumirwe. Imbere yabo hazaba hari izindi ntambara, bazaba bazi ngo baratashye ngo babonye intsinzi, basanga intambara noneho nibwo zigitangira, harasenyutse, impfu z'abantu zuzuye ahantu hose. Niyo mpamvu rero umuntu, ikiremwa muntu kizisanga hagati y'urubanza n'urubanza, urubanza ruzabanza nyine rwa rubanza rw'abamarayika 4, ingabo 200,000 bazaba baje nyine kugira ngo bagukebure, noneho abakangutse bakizwe, none na rwa rubanza rwa nyuma rw'Uwiteka ubw'Imana nizazivuga iti birarangiye, noneho reka nzimbereka. Umuhanuzi we rero abisigura gutya muri aya magambo, ngiye kubona mbona umuriro uraje urabamize, kandi uwo muriro ucana waka wotsa bibi cyane nk'uko tubisanga muri Yoweli 2:3. Abantu b'isi bose rero bakusanyirizwa muri cya kibaya cy'Megido, bazi ko ngo bashobora kubona intsinzi, ariko icyo batamenye ni uko ahubwo bari bagiye guhura n'akaga, kubera ko Kristo nazaza nawe arwana nk'intare ya Yuda, atari nk'umwana w'intama nk'uko byagenze imbere. Ibyo bintu rero bizaba ikiremwa muntu kigeze cyubibona, nta na gato byegereza, kuko iyo mperuka sinzi ko hazabona n'ubara inkuru, kubera ko abantu benshi bazayigwamo, abenshi noneho bazavuga bati turemeye. Abazemera rero, abemera rero bagomba kuvanamo ireso muri ubuhanuzi. Ubuhanuzi bugomba kutubwira ko Imana ikomeye, iri hejuru ya byose, amateka, ibihugu, ibyo byose nta na kimwe kiri hejuru y'Uwiteka Imana, byose biri munsi y'Uwiteka Imana. Izo ngabo 200,000 Imana izazamura
bazagenda mu kibaya cya Yehoshafati. Noneho kugaruka kwa Kristo kube hakurikije gahunda y'Uwiteka. Noneho Kristo aze aneshe aganze, ari iby'ubuhanuzi butwibutsa ko isi iri kugenda igana ibihe byagenwe bigana ku musozo. Niho tugenda tugana buhoro buhoro, Satani agakora ibintu byo mu isi, abantu bakarangara bakibagirwa, bakibwira ngo Satani n'ab'isi bose ngo barakomeye. Hano rero nibyo bitubwira ngo tube maso, tugire ukwizera, kandi noneho no mu mwuka twitegure. Itegure. Ese uriteguye uyu munsi? Kwizera kwawe kungana gute? Kwizera kwanjye kungana gute? Twese bimeze bite? Hano rero nibyo bitubwira ngo ijambo ry'Uwiteka, rya jambo nyaryo ry'ubwoko bw'Uwiteka Imana ishobora byose, niyo mpamvu rigiye kwigishwa hirya no hino kugira ngo noneho cyagiye cyayintu gisoze. Aho kugira ngo rero ngo mugire ubwoba ubuhanuzi, ahubwo bugomba kubasubizamo kwizera gukomeye cyane, kubera ko dufite isezerano twahawe n'Uwiteka. Imana yaratubwiye ngo nimwe abantu banjye nanjye nzaba Imana yanyu. Uzi nk'ibintu by'ubuhanuzi tukabikubwira iki gihe ukabyibuka, ukabimenya nawe ugashakisha. Ntugomba kuba mu bwoba, ahubwo ubuhanuzi bugomba gusuzamo imbaraga zo kugira ngo urusheho kwizera, kubera ko uzi isezerano ry'Uwiteka. Umwami w'abami rero ari we Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo, azaseruka rero aze yivuna abanzi bose, noneho yime ingoma ubuziraherezo. Ibyo byose rero akaba twe tubinyotewe nk'uko tubisanga muri Luka 23:36 na Matayo 24:42. Nibwo umwami w'abami Yeshua HaMashiach azaseruka akaza akima ingoma ubuziraherezo, ubundi akatubera Imana natwe tukabantu be. Isomo rero wavanamo izo ngabo 200,000 ntago ari ubuhanuzi bwabwo buraho gusa, ahubwo imperuka izaba itangiye, aribwo urwo rugamba rwo mu kibaya cya Yehoshafati bizahurirana na Armageddon hara mu kibaya cy'Megido. Noneho Imana ihakusanya izo ngabo kugira ngo ice urubanza, kubera ko abantu banze kumvira inama Imana ibabwira mu ijambo ryayo, yaba gasopo Imana iduha ntitwumve, yaba uko abantu b'Uwiteka batandukanye bakajya mu mpande enye zose z'isi, ariko n'ibihugu nabyo byabo bakabitwara kuyizana amagingo aya tukaba twaranze kumva. Izi ngabo rero zizaturuka mu mpande zose z'isi. Wibuke ko bose bazakuzanira hamwe nk'uko bivuga muri Zaburi 43, ni muze dukoranye ingabo zose twivuna ubwo bw'Uwiteka, izina ryawe ritazongera kwibukwa na gato. Abantu anga rero niho bazisanga bari mu makuba akomeye cyane, yaba ibyo bihe bazaba barimo, noneho nibagira ngo bari nyegambuye gatoya, noneho bahure n'andi makuba akomeye cyane, kubera ko Imana noneho izabacira rwa rubanza rukomeye kubera kwanga kumvira Uwiteka. Abantu banze kumvira Uwiteka, uyu munsi barakubwira ngo bose barakijijwe barakize. No, iyo usomye nk'ubu buhanuzi wumva ko ahubwo ni ukugirira isi yose ikigongo, kuko nta n'umukiranuka. Kuko urumva Imana izabanza izane abamarayika 4 birare mu bantu bice kimwe cya cy'isi, kubera ari ikimenyetso Imana izabitanze. Za 200,000 nazo zize bibuko ngo intambara zitwara abantu benshi cyane. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo haza noneho ubundi bugisaba bukomeye, noneho Imana izibereke ko nta n'umukiranuka. Ibyo tubabwira tugerageza twese gushaka uko twasubiza ubuzima mu ijambo ry'Uwiteka, ariko abantu bakanga bakibwira ngo turakijijwe, ngo ibintu ngo birarangiye. Intambwe rero yose y'ubu buhanuzi ni ukuvuga ngo Imana byose ibigena, yaba isegonda, umunota, isaha, umunsi, icyumweru, ukwezi, umwaka, byose birabaza nk'uko Imana ishobora kumenya umusatsi uri ku mutwe wawe. Rero ni isomo Imana iri kuduha kugira ngo kunangira imitima kwacu twizirika ku byiza cyane, tubireke noneho ahubwo twe nk'abizera
dukomeze dukunde Uwiteka, tugire ukwizera kugeza igihe Kristo azagarukira. Ariyo mpamvu Kristo abaza ati se aho ni ingaruka nzahasanga kwizera kukiri no mu isi. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo make wumve ukuntu isi imeze nabi yatanye, kugira ngo Imana idusubize ku murongo. Nubwo ibyo byose bizaba, ntabwo bizatuma abantu bakurikira Imana ngo bayumve bayizere, ahubwo abantu noneho bazarushaho kuba babi. Tekereza abamarayika 4 inkumbi bazacura, 1/3 cy'abantu batuye isi. Naguhaye urugero bushize, niba isi izabituwe na miliyari 9, miliyari 3 zose zizapfa. Izo ngabo miliyoni 200 nazo zize kuri ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko noneho nyuma yabyo abantu bange kumva ijambo ry'Uwiteka, byange. Urumva ko noneho bya bindi bakubwira ngo abantu ngisingo bazajya mu ijuru badapfuye n'ibyo byose, ugahera nko kuri ibintu ntibikunda kuko ngibi bintu nibiba nibwo noneho yamakuba y'imperuka azahita azaho, kubera ko bwa bwoko bw'Uwiteka buzamaze kugaragara. Urumva rero ubwoko bw'Uwiteka nibumara kugaragara, nibwo aya mashyanga yose azakorana kugira ngo ashake uko yakwivuna ubwoko bw'Uwiteka bw'abirabura. Noneho nibwo Imana izabamanura bagihera muri kiriya kibaya cy'Yoshafati ibotse kahafi nk'uko nabikubwiye. Urumva rero ko niba abantu b'isi uyu munsi bitagaragara, tutari twagera kuri iyo finale kugira ngo ibyo bimenyetso bize, nta n'umwe ukunda Imana uzarebe iyo uhuye n'ibigeragezo nibwo tugaragara nyine. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ubwoko bw'Uwiteka nibugaragara, nibwo tuzahita tubona ububisha n'ubugome bw'isi, kubera ko bazavuga ati ba bantu baradutahuye, baratumenye, tubigenze gute rero? Nibwo bazashaka kwirira mu bwoko bw'Uwiteka ngo babwivune baburimbure. Imana rero noneho nibwo izagaragara nuko kwayo gukomeye, kubera ko ubwoko bwayo buzaba bumaze kugaragara. Ngaho nguko rero iby'ingabo miliyoni 200 nuko biteye. Nibuze ubwenge, tangira ushakisha Uwiteka Imana, ushakisha amaso hayo n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kugira ngo maze nawe ntuzicwe n'ubwoba, ahubwo uzibuke rya sezerano ry'Uwiteka. Nkambashimiye rero mwebwe twabanye, kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Nawe ari kwiyandikisha umunsi ku munsi, ndabashimiye cyane. Nawe utariyandikisha subscribe kugira ngo uze wumve uko ibintu bizamera, witegure. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov me.